Ya muraho neza bakunzi ba filime My Daughter, twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza kandi twizera ko aho muherereye hose mumeze neza, ubuzima bwanyu ibikorwa byanyu byose bikomeje kugenda neza gatanu kuri gatanu. Muri filime yacu My Daughter, Nkuranga wari umaze igihe kirekire cyane ahangayitse ari kuri pressure ya mama we bitewe nuko Hunter yabuze, aho mama wa Nkuranga yashinjaga Nkuranga na Isabella ko aribo bagize uruhare mu kugira ngo Hunter abe yarabuze, aho Nkuranga yaramaze igihe kirekire cyane ashakisha murumuna we Hunter yaramubuze. Uyu mugabo ngo ni Nkuranga yarabuze ahantu Hunter yagiye. Mu by'ukuri aho Nkuranga yaramaze igihe kirekire cyane ahangayitse bitewe na mama we wari uri kumushira kuri pressure, birangiye uyu mugabo ngo ni Nkuranga nyuma yo gutera kwa Vumiriya, uyu mugabo ngo ni Nkuranga birangiye abonye murumuna we Hunter mu rutoki ahantu Hunter yari yasinziriye avuye guhinga. Nyuma yuko Nkuranga abonye Hunter, abakunzi ba filime My Daughter batangiye gutekereza ko ibya Vumiriya na Hunter bigiye kuba byarangirira aha ngaha. Abenshi bagatekereza ko Nkuranga ashobora kuba agiye gukorera ibintu bibi cyane Vumiriya bitewe nuko Nkuranga yaramaze igihe kirekire cyane ari gushakisha murumuna we Hunter yarabuze iyo Hunter yarengeye. Abenshi batangiye kuba batekereza ko Nkuranga agiye guhita atandukanya Vumiriya na Hunter bagiye kumusubiza i Kigali, noneho Vumiriya agasigara mu cyaro. Ibi ni ibibazo abakunzi ba filime My Daughter bakomeje kugenda bibaza nyuma yo kubona Nkuranga ari kuri pressure afite umujinya, maze igihe kirekire ashakisha murumuna we Hunter yarabuze ahantu Hunter yarengeye, aho mama we yatangiraga kugenda amushinja ko yaba yaragize uruhare kugira ngo Hunter abe yava mu rugo. Kandi ibi byose byarakozwe n'umuntu bita Jani, ariwe wafashe Vumiriya arangije amuhuza na Hunter, barangije barijyanira. Ibi ngibi rero Nkuranga akimara kubona Hunter yahise ahamagara Vumiriya n'abandi bose bari bari kumwe barahurura, Michelle, Isabella, mama wa Hunter bose barahagera. Hunter akimara kubona Nkuranga bahise barwana, aho uyu mugabo ngo ni Nkuranga yarwanye na Hunter bitewe nuko yarakomeje kugenda afata Hunter akamushira kuri pressure, amubwira ko bagiye kumufata bakamusubiza i Kigali bakamutandukanya na Vumiriya agasigara mu cyaro, noneho Hunter we bakaba bamusubiza i Kigali kubera ko bari baramubuze. Nkuranga akimara kubona Hunter ni ibi ngibi yahise atangira kwivugisha, aho byatumye uyu mugabo ngo ni Nkuranga atangira kurwana na Hunter kubera ko Hunter yari yarahiye avuga ko ataremera gusiga umugore we Vumiriya mu cyaro ngo asige n'umwana we Keria mu cyaro, aho Hunter yavuze ko adashobora kuja i Kigali asize abangaba, asize umugore we Vumiriya, asize umwana we. Ibi ngibi Hunter yavuze ko bidashoboka, ariho intambara yahise itangira hagati ya Nkuranga na Hunter. Ba Vumiriya bagatangira gukiza, aho ari ibibazo bikomeye cyane. Ibi ngibi byatumye amabanga ya Isabella atangira kuba yajya hanze kubera ko na Michelle. Ibi ngibi ni ibintu byamubabaje cyane kubona Nkuranga ahora yiruka kuri Vumiriya, amwita haduyi, amwita umwanzi wabo bitewe n'uyu mugore ngo ni Isabella wahishiye ikinyoma, aho Michelle avuze ko ukuri guca mu ziko ntigushe. Ibya Isabella byose bigiye gutangira kumenyekana, aho Michelle abwiye Nkuranga ko umwana ari uwa Vumiriya, Isabella ashobora kuba atarabyaye. Mu by'ukuri ibi ngibi Nkuranga ntabwo ari kubyumva neza, ariko na Hunter atangiye kuba yasongezamo bitewe na Nkuranga wari kumubwira ko bagiye kumusubiza i Kigali, aho na Hunter ahise abwira Nkuranga ko Isabella nta terambere yifuriza Hunter
kubera ko uyu mugore ngo ni Isabella yashakaga kwica Hunter. Ibyo byose Hunter yabashije kuba yabyibuka, yibuka ko Isabella yashakaga kumwica, ariyo mpamvu Hunter yavuze ko ataraza gusubira i Kigali asize umugore we Vumiliya ndetse n'umwana we mu cyaro. Ibi ngibi byatumye amabanga amwe n'amwe ya Isabella atangira kuba yasohoka, aho na Michel kwifata byamunaniye agatangira kuba yavugisha ukuri. Iyo ageze kuri Vumiliya, Michel atangira guhinduka uyu mugore ngo ni Isabella, aho umuntu bita Michel ahita ajya ku ruhande rwa Vumiliya, kubera ko n'ubundi uyu mugore ngo ni Michel amaherezo bizarangira amabanga yose ya Isabella ayashize hanze, ayashize ku karubanda. Nkuranga amenye ko uyu mugore we Isabella atigeze abyara, ahubwo yamuhishe amabanga menshi. Ibi byose rero nabyo niyo mpamvu Vumiliya akomeje kugenda afasha umukunzi we Hunter kugira ngo Hunter yongere amererwe neza, yongere yibuke ibintu byose, asubire mu buzima busanzwe nk'uko yari ameze mbere atarajya muri koma. Noneho afatanye na Michel, bose bashire ukuri hanze, kubera ko ukuri kuratinda ariko ntiguhera, iteka n'iteka birangira ukuri kumenyekanye. Ibi bintu bya Isabella Nkuranga nabimenya, buri wese ukunda filime My Daughter agiye kutubwira uburyo abitekereza, uburyo abibona, abonamo bizarangira. Gusa mbere yuko tuza tubabwira imyanzuro Nkuranga yamaze kuba yafata niyo Hunter yamaze kuba yafata, Nkuranga akimara kubona Hunter akabona ubuzima abayemo, akabona ko Hunter asigaye abayeho nabi kubera urukundo akunda Vumiliya, ndagira ngo tubanze twibutse gukora subscribe. Niba utarakora subscribe cyangwa aribwo bwa mbere ugeze aha ngaha kuri YouTube channel ibagezaho utuntu tw'ubwenge yitwa Big Bless TV, mu by'ukuri ibuka kureba munsi y'iyi video aho handitse subscribe, ufungura akazogera, ubundi kugira ngo amakuru yose ujye uyabonera ku gihe, amakuru yose aba yabereye aho dushutingira filime My Daughter kuri seti, update news behind scene zose za filime My Daughter n'andi mabanga yose aba mutamenye kuri filime yacu My Daughter. Ibyo byose tuzajya tubibazanira ahangaha kuri Big Bless TV. Ari niyo mpamvu twibutsa kureba ko wamaze gukora subscribe kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza. Ikindi kintu mwese musabwa gukora, umuntu wese udukurikiye nakande like, twizera ko like zanyu mwese muri kureba iyi video buri wese araza gufata isogonda rimwe agakanda kuri like, ubundi muzamura udutima twinshi cyane hasi muri komenti kuba mama wa Hunter nawe yemeye gushigikira umuhungu we Hunter, agashigikira urukundo rwa Vumiliya na Hunter, aho na mama wa Hunter yashigikiye igitekerezo cya Hunter warutangiye kwibuka ibintu byose, avuga ko Isabella n'ubundi yavuze ko azamwica, aho Hunter yahise avuga ko Nkuranga na Isabella bagomba gukora uko bashoboye bakagira vuba na bwangu bakava mu mitungo ya Hunter. Niba bashaka ko Hunter asubira i Kigali agasubira nayo na Vumiliya bakajya kuba mu mitungo ya Hunter bagafatanya kurera umwana wabo, deni noneho uyu Vumiliya agakomeza kugenda afasha Hunter kwibuka ibintu byose buri kimwe cyose. Mu gihe ibi byose byabaga, wa munyamategeko wa Hunter uwo muzi nka Megan we yarakomeje kugenda afatanya na Jani bapanga uburyo baraza kwiba imyenda ya Hunter iri kwa Nkuranga, bakaba bayijyanira Hunter kwa Vumiliya mu cyaro kugira ngo Hunter akomeze kugenda yibuka ibintu byose kandi abeho neza. Mu by'ukuri ibi byose nibyo bikorwa biri kugenda bigaruka mu ma episode ya filime yacu My Daughter umunsi ku wundi, aho iki gikorwa cyo gushimuta cyari kirambiranye kigiye kuba cyahagarara. Buri munsi ngo Nkuranga yashimutse umwana wa Vumiliya, aho iki ngiki ari ikibazo Michel na Vumiliya bagiye kuba bakemura kubera ko biyemeje gushira ukuri ahagaragara, ibya Isabella bikamenyekana
ururo bakaruvangura n'amasaka, ubundi ubugome bwose bwa Isabella Nkuranga akaba yabumenya, akamenya intego za Isabella, ko Isabella atigeze abyara kandi intego ye ari uguhisha ukuri, ari ukugaragaza ikinyoma kurusha uko yagaragaza ukuri, kugira ngo Nkuranga azakomeze kugenda ahera mu mwijima, atazigera amenya ukuri n'umunsi n'umwe. Nk'abakunzi ba filime Maedota rero tubashimira cyane urukundo mukomeje kugenda mutugaragariza, mukunda filime yacu Maedota, mukanda like, muduha ibitekerezo byanyu hasi muri komenti. Mu by'ukuri muri abantu b'agaciro cyane, abantu mwese twabanye muri iki kiganiro tubabwira ati bye bye, avite la vista, thank you very much, merci beaucoup, turabakunda cyane.